ni ryari tuzakomeza guhamagara tukubwira ibya discipline yawe 비공식도 ni nk'ubwa kane nje hano 그럼 8번 nako ni inshuro ya munani nje hano mugiye kunyiyamakuru ubwo mungira sasa uyu musore 잘 kubera afite imbaraga zira mu mutima w'umuntu cyangwa se mu bwonko akareba ibyo utekereza 천직이라서 hari niyo abonye ibyaha byawe hari igiye kwihangana imunanira agashiduka yagukubise niyo mpamvu usanga bahora bamuhamagara 단순 품위위반 야, 이 또라이 자식아. 언론이 너 잡아먹으라고 난리인지 몰라? ntabwo wa musore ubuze ko itangazamakuru riri kugendaho kubera uri icyamamare rirebe ko ryakurya uri muzima 너희 itangazamakuru bitegereje akavidewo nka kariya kugira ngo badushyire hasi itangazamakuru naryo riba ribereye babaha umuntu w'umuhitinzi bakira aho ngaho ese urumva bajya kwa ngo hari korode yo muri karitsiye wageze gutyo korode sarazo hakoroki niyo niguriye ikiraha ku muhanda ngo icyamamare cyariye ikira mwanguriye se abakarita shamba foje 예, 100번 먹었습니다. wariye umva ikibazo cya mbere kafande yamubajije 예. wariye 무정지로 한 6개월 turi gutekereza kuba twamuhana nk'amezi 6 adakora kubera yakubise umuntu umva kabongo 한 두어 달 쉬. ufashe amezi 2 kuri 3 udakora 저 이번에 진짜 억울한 점이 있습니다. nyako ibyo bintu ntabwo byaba ari byo umva 정께서 공유해 주는 거였지. icyo wakoraga ni ugukuramo abantu amakuru ukayatugezaho no kudufasha ibindi bintu 어디 가서 사람을 패. kuki wagiye ugakubita umusaza twari tumaze kumufata 생겼으면 체포도 못했고 검찰이 기소할 거야. iyo atabanjye ntabwo twari kumufata ntabwo iyo atabanjye ntabwo mwari kumubona 기소까지요? 알지? abasore bashaka kubamuhagaritse 경찰 옷 벗는 거. 아, 저 형사를 진짜 해야 합니다. wenda ashaka kuba detective mwimpagarika rwose yo 떨어지게 해봐야지. tugomba kumenya neza ko uyu musore akazi aba gahagaritswemo 한 식구잖아. hano turi nk'umuryango 그럼요. cyane rwose katorori umusore barashaka bamuhagaritse nk'amezi 2 kuri 3 ngaho vana ugenda bugiye arababara akunda akazi ke